Imibiri y'aba bombi yahise ivubura umusemburo witwa dopamine. Uyu musemburo ukorana n'uturemangingo dukorera hano munsi y'ingofero, ndavuga mu mutwe, ukamanuka ukagera hariya hose mu misokoro, ukagera munsi y'ikirenge. Iyo amamiliyaridi yose y'uturemangingo agakorana n'umusemburo witwa dopamine, bikavura urukundo, bigatuma uyu nguyu agura amayinite ya buri mwanya, agasohoka mu kazi ke ka buri mwanya, break nayitegereze, akigisha abana akababwira ngo muye mwandika birangize ku kibaho, akajya guhamagara uriya mukobwa. Uru rukundo n'uyu musemburo wa dopamine ukamuhatira kumuhamagara kutuka umunywa atabarishaka. Uribuka? Niba mubyibuka neza, Pastor Mugema yaje kubaza uyu mukobwa ngo ko wari usanga urari iwanyu saa 12 zikavuga uri mu rugo, uyu munsi warara kwande? Yashubije neza ngo ndarara kwa Lawis. Yego, wabyumvise neza. Ibi mvuze nutabyemera uraza kwifata usubiza intekerezo iwanyu ku matungo tworoye. Uribuka? Iwacu tuhasanga ko inka Imana yiremeye imfizi, ihene y'inyagazi yiremera isekurume, inkokokazi yiremera isake. Icyo gihe Imana iritegereza neza reba umukurambere wacu Adamu, isanga arigunze, nta nzara afite, nta nyota, kuko byose muri Edeni byari ibye. Uzi uko byagenze? Iki gihe Imana yaramusinzirije, imukura mu rubavu, imuremera undi muntu mwiza utari nyina wabo, utari nyirasenge, ahubwo ubwe wa kabiri. Ikaze, tubashimiye ko murimo kutwumva. Ntabwo nitwaye Mwanafunzi, nitwaye M.C Sam. Ntabwo ndi umunyamakuru kuri abitabiriye, ahubwo ndi umukunzi w'iyi couple magaze ku ruhande. Mu bibaha amashyi. Hari mu gitondo cy'agasusuruko mu rugo rw'ababyeyi beza, humvikanye ijwi ry'igitangaza ryagiraga riti umwari mwiza witwa Rebecca baravutse. Iki gihe hari undi musore ku rundi ruhande witwaga n'ubundi ya mazina meza bahoze bavuga ngo Lawis n'Igaba. Nawe uwo musore yarageze mu gihe cyiza, rwa rwego rwiza, aho iwacu baba batubwira ngo hina amaguru dukubure, ni ingarama kirambi. Ariko nawe yaratangiye kubirenga, atangiye kujya muri ghetto kuko afite akazi keta n'ubundi yaracitse iwabo, atangiye kwiyitaho, ageze aho ku ngarama ghetto, aho yaratangiye kumenya ubwenge, aciye akenge, atangiye kumenya uko amakaragura n'ibirayi byose. Iki gihe yahise abona umwari mwiza, umwari uzira umwanda, w'amaso yera nk'ayingwa, amaboko asa nk'imitozo, agasatsi ka natirere nk'akabatariyana pana tumwe twateye mu duhoteri. Asanga uwo mwari mwiza Rebecca amubwiye ko amukunda, undi nawe kundi ruhande bibuko. Imibiri y'aba bombi yahise ivubura umusemburo witwa dopamine. Uyu musemburo ukorana n'uturemangingo dukorera hano munsi y'ingofero, ndavuga mu mutwe, ukamanuka ukagera hariya hose mu misokoro, ukagera munsi y'ikirenge. Iyo amamiliyaridi yose y'uturemangingo agakorana n'umusemburo witwa dopamine, bikavura urukundo, bigatuma uyu nguyu agura amayinite ya buri mwanya, agasohoka mu kazi ke ka buri mwanya, break nayitegereze, akigisha abana akababwira ngo muye mwandika birangize ku kibaho, akajya guhamagara uriya mukobwa. Uru rukundo n'uyu musemburo wa dopamine ukamuhatira kumuhamagara kutuka umunywa atabarishaka. Uribuka? Niba mubyibuka neza, Pastor Mugema yaje kubaza uyu mukobwa ngo ko wari usanga urari iwanyu saa 12 zikavuga uri mu rugo, uyu munsi warara kwande? Yashubije neza ngo ndarara kwa Lawis. Yego, wabyumvise neza. Ntabwo tubashingiye gusa ngo tugende turyame tugarame, ahubwo birasaba ko tubasengera. Uribuka? Buri umwe yavutse ukwe n'undarerwa ukwe, ariko aho bigeze uyu munsi n'ubundi buri wese bagiye kugenda barare muri kuvureri imwe, barye bimwe, bihagira amazi amwe, bazabyara abana b'ababyeyi bamwe. Birasaba ko tubasengera. Umunsi umwe naje gutembera kuri Lake Victoria, nsanga uyu musore mwiza utagira uko asa yahatembereye, arimo yivugisha, arambwira ngo nzabwire uyu mukobwa ngo azaguhata sade na sardina kurindi seleri no gusarara, azaguhata mandarine n'amandaza kurindi nduru no kuguhonda, azaguhata nido na doda kurindi kidodo, azaguhata inkuyo akurindi inkonji. Yarambwiye ngo nzakubwire ngo Rebecca urabaruta bose akwise misi w'isi, so kwisurutsa abayisanga muhobera umuhereremo ntacyo bitwaye. None reka twese dutekereze ko nta muntu ufite umushi haba abana, waba ufite nakakuye mu bukristo nkavuga ngo genda ujye Kigali ujye kwa Makuza usimbuke kuri etage. Ariko reka mbivuge nk'umukristo, mvuge ni ejo mu gitondo ujye ku Kagaru barege, ariko ntacyo bitwaye, nta mushi hatubafitiye.
rero nubundi nge ndatekereza neza nkasanga wibwiye ko wenda naba ndisimiye Mwanafunzi ahubwo ndiye M.C Sam. Ntabwo nasoza natumikiye abadutumye. Reka dutumikire abadutumye. M.C Sam aragaragariza kandi abwira neza abasore mwese muri ahangaha mwifuza kujya kubona abari beza mukamwa proposa mukabwira ko babakunda. Nimumara kubabona muzagene mwicaza ababyeyi mubamenyeshe nanjye mumamagaye kuri nimero yawe isazabahereza. Mumamagaye nze mbatumikire maze mbone icya 10 gishitse. Ikaze.